avuga ngo yego mwabakiranutsi mwe mwishimire Uwiteka gushima gukwiriye abatunganye mushimishe Uwiteka inanga mumuririmbire ishimwe kuri neberu y'imijya 10. Haleluya. amen mumuririmbire indirimbo nshya mucurangishe inanga ubwenge muyivugishe ijwi rirenga. none si Keza Karame. 7 guteranyaho 5 ni kangahe? Karindwi guteranyaho 5 ni 12. ni 12. yego naho 7 gukuba 5 karindwi gukuba 5 ni 35. wow bravo. Good morning. Yes, good morning. How are you? I am fine, thank you. What is your name? My name is Keza Gisubizo Makiri. How old are you? I am 8 years old. Yes. What is the name of your father? Sekazuba Jadamascene. Yes, your father is Pastor Sekazuba Jadamascene. Yeah. The name of your mother? Bineza Chantal. Wow. Yes, turabasuje cyane amahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba Hinduka Official. Mbifurije kugubwa neza. Mbona gushimira wowe wakoze subscribe, share na comment. Wahisemo neza gukurikira Hinduka Official. Nekereza ko ari cyano y'umugisha. Kandi ni cyano izakugirira umusaruro mu ruhande rw'umubiri wawe cyangwa se mu bugingo bwawe. Nekereza ko ari cyano yongera kutugaruramo ibyiringiro aho twari twabuze ibyiringiro ikatugaruramo icyizere aho twari twitakarije icyizere. Niyo mpamvu manje ijambo rivuga ngo wahisemo neza kudukurikira ndetse nawe wakoze subscribe, share na comment nawe utarabikora ngo ushishikarije kugira ngo udushigikire dukomeze kwagura ubwami bw'Imana tubo umuryango mugari wo kuvuga Imana ndetse wo guhimbaza n'Imana. Ibintu byose birakorwa. Imana ibahe umugisha. Ndashimye. Ahimbazwe. Amakuru Ni meza. urishimye? Yego. Niba wumva wishimye vuga ngo amena. Amena. Niba wumva wishimye koma mu mashyi. Yego ubuze uko koma mu mashyi bitari gufasha mikoro. Garo tangira wibwira abadukurikiye amazina yawe n'imyaka yawe byose abantu bakumenye. Witwa nde? Keza Gisubizo Makiri. Keza Gisubizo Makiri. Ufite imyaka ingahe? 8. Ufite imyaka 8. Turangana. Turangana? Oya. Ungana nande? Ninde muntu mungana? Uzi? Na muntu nzitungana. Nta uzi mungana? Nta numwe? Keretse abo kwishuri. Yego nyine mbwira uzi mungana mufite imyaka mungana. Mikoro ujye urayizamura ngo tukumve neza. Emerita. Emerita murangana. Yego. Undi Regis. Regis nawe murangana. Hasigaye abandi 3 nshaka abantu 5 mungana. Emerita, Regis, undi mungana. Dina. Dina nawe murangana. Undi nta undi. Iranze nawe murangana. Hasigaye umwe wa 5. Undi mungana ninde ku ishuri? Muhoza. Yego. Keza angana na Muhoza na Regis na Iranzi abo nabo mungana. Yego. Keza wiga mu kangahe? Mu wa 3. Wiga mu wa 3? Secondaire? Oya. Primaire. Wiga mu wa 3 primaire. Wiga ku kihe kigo? Gafumba. Wiga kuri ku Gafumba hano hirya. Yego. Teacher wanyu yitwa nde? Gilbert. Teacher wanyu yitwa Gilbert. None se ari imibare n'icyongereza isomo wumva ukunze nirihe? Icyongereza. Icyongereza nicyo wumva ukunze? Yego. Ngambwira amagambo insuhuza mu cyongereza. Good morning.
Yes, good morning. How are you? I am fine, thank you. What is your name? My name is Keza Gisubizo Makiri. How old are you? I am 8 years old. Yes. What is the name of your father? Sekazuba Jada Masen. Yes, your father is Pastor Sekazuba Jada Masen. Yeah. The name of your mother? Bineza Chantal. Wow. Hey, Icyongereza urakizi. Keza uzi gusenga? Yego. Ngaho dusengera uganga Imana tuyobore muri iki kiganiro. Mana yacu, Mana nziza, uri umukozi w'umuhanga, mwami dore watugejeje muri iki kiganiro amahoro, niyo mpamvu turi gushima izina ryawe. Mwami urinde n'uyu mushyitsi twakoranye ikiganiro, bamurinze umugezi no amahoro, nanjye urandinda urinda na mama, niyo mpamvu turi gushima izina ryawe. Mwami uzageze na hano papa amahoro, turi kugushima kuko watugejeje muri iki kiganiro. Urinda ababyeyi banje bose n'abasaza banje bose n'ababyara banje bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Keza, ninde muri kuganira? Ni Gitifu Concord. Di Concord. None se wifuje kuba twakorana ikiganiro ryari? Ni kera cyane nakwibuka. Ntabwo wakwibuka? Wumva gushaka ko twakorana ikiganiro? Yego. None se wabimbwiye ryari? Wabimbwiye ute? Nabikubwiye ku wa gatandatu. Umbwira ngo iki? Ngo uzaze dukora n'ikiganiro. Ngo ntabwo wazaje uragikoresha abandi njyewe ukareka kukinkoresha. Yego. Umvise nawe ubishaka cyane? Yego. Maze kubikwemera umvise wishimye? Yego. Nabanje nabaza mama niba azabyemera, mbaza na papa barambwira bati rwose nta kibazo. Yego. None se ni bande ujye ubona ndi kugikoresha ukumva nawe ushatse kugikora? Ni Juri. Na Pascaline. Yego. Na papa. Yego. Yego abadukurikiye tubibutse yuko hano twicaye ni kwa Pastor Sekazuba Jada Maseni, ni nawe umubyeyi wa Keza, akaba na mubyara wa Mukeshimana Julienne. Ubwo yabonaga ndi gukorana ikiganiro na papa we ndetse na mubyara we, akavuga ati nanjye shaka ko tuzakorana ikiganiro ko mfite ibintu byinshi nageza ku bantu. Abanyarwanda bajya baca umugani ngo mwene Samusura avukana isunzu. Ni ukuri kuba umwana wa pasiteri nawe ari umuvugabutumwa, ari umuririmbyi, afite impano zitandukanye, mu kanya yaza kuzikutubwira. Ni ibintu bishimishije cyane. Yego. Nose Keza, impano wifitemo ni iyihe? Niyo kuririmba. Yego. Niyo kubyinira Imana. Yego. Niyo gusenga Imana. Yego. No kuvuga ijambo ry'Imana. Zose rero turazikoresha uyu munsi. Tugiye guhera ku yo kuririmba. Sibyo? Ugiye kuturirimbira. Ubwo si byo uko uririmba uhagaze? Cyangwa ushobora kuririmba wicaye uhagaze? Uhagaze ntabwo wabishobora. Ntacyo uririmba. Iririmba wicaye. Impano zawe zose ufite turazikoresha. Kufite icyo gitabo se uri kureba mwiki? Somo Gakiza 99. Indirimbo 99 yo mu Gakiza niyo ugiye kuturebera. Niyo ugiye kuturirimbira. Nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikira
dukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru sinabura mbaririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se gucidikanye kugukurikira Yesu umurima wanjye nuwo ugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje mu gihe hagize icyaza kikanisha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite uzaza uca wa mugozi uzabumbashya umutima nezezwa no kubohorwa nk'uko ngukorera urandinde mwami Yesu ntunganiriza imigambi niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo utinyira mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukazazwa ibyo byose ungezi wanjye mu ijuru utigwina mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukazazwa ibyo byose ungezi wanjye mu ijuru. Amen. Iyo ndirimbo urayikunda? Yego. Watangiye kuyikunda ryari? Ntabwo ni kera. Wayumvanaga ndetse ugango uyikunde? Nayumvanaga abanyamasengesho. Bari kwirimba nawe ukumva urayikunze? Yego. Wayikundiye iki? Nakundiye iki? Kuko nyine numva imfashaga cyane. Yego. Nyine igatuma mfashwa nyine. Yego. Nta yindi ukunda? Ariko ngiye kumanza nasobanura yindi. Yego we yisobanure. Idusobanurira twe ntabwo tuyizi tuyisobanukirwe neza. Uyu muririmbyi uravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Haleluya. Amen. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikira. Yego. Buri munsi mwami Yesu. Urakire. Komeza. Kandi sinahora mbaririza mu rugendo rwawe Yesu cyangwa se wacidikanye mu rugendo rwawe Yesu ngo mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera mu rugo rugendo mfite. Uzaze uca uwo mugozi uzabumbusha umutima nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera. Haleluya. Amen. Urandinde mwami Yesu ntunganirize imigambi niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo. Nukuri. Gutigwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukazawuzwa ibyo byose ungeze iwanjye mu ijuru. Amen.
yego umaze kubidusobanurira cyane. Uzaza uca uwo mugozi, uzabumbasha umutima, nezezwa no kubohorwa, ntabona uko ngukorera, sinahora mbaririza mu rugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu, umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, ugukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. amen. Yego indi mpano urakoresha ni iyihe? Turangije iyo kuririmba, iyo kuvuga ijambo ry'Imana. Yego. Fata Bibiliya naryo uritugezeho. Eka nyiguhereze ukomeze wiyicarire. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana tugiye kugezwaho n'umukozi w'Imana Keza Immaculee. Keza Gisubizo Immaculee. Ugiye kudusomera hehe? Muri Zaburi. Muri Zaburi. Muri Zaburi. Uracyari kuhashaka? Komeza uhashake. Undi nuhagera uhadusomere. Zaburi, Zaburi. Wahageze? Ni Zaburi ya kangahe? Zaburi ibice 33. Aravuga ngo yego, mwabakiranutsi mwe mwishimire Uwiteka, gushima gukwiriye abatunganye, mushimishe Uwiteka inanga, mumuririmbire ishimwe kuri neberu y'imijya 10. Haleluya. amen. Mumuririmbire indirimbo nshya, mucurangishe inanga ubwenge, muyivugishe ijwi rirenga. 4. Kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye, imirimo ye yose ayikorana umurava. Ayikunda gukiranuka n'imanza zitabera, isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka. 6. Yego. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri byo zose. 7. Ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo, ashingura imuhengeri mu bubiko. 8. Isi yose yubahe Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye. 9. Kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera.
10. Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga. Haleluya. amen, Akuraho iby'amoko yibwira imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose. Ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. dushimiye Imana. Imana ishimwe. Yego. Warisobanura? Ridusobanurireho ku byuzi. Ijambo riravuga ngo mwa bakiranutsi mwe mwishimire Uwiteka. Yego. Kandi gushima gukwiriye abatunganye mushimishe Uwiteka inanga. Haleluya. amen, Haleluya. amen, Mumuririmbire ishimwe kuri Neburu y'imijya 10. Mumuririmbire indirimbo nshya, mucurangishe intanga ubwenge ijwi rirenga, kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye, imirimo ye yose ayikorana umurava. Haleluya. amen, Haleluya. amen, kandi akunda gukiranuka n'imanza zitabera, isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri byo byose. Ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundiro. Ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo, ashyingura imuhengeri mu bubiko. Isi yose yubahe Uwiteka, abari mu isi bose amen, bamutinye, kuko yavuze ibikaba, yategeka bigakomera. amen, Uwiteka ahindura imigambi y'amahanga, akuraho ibyo amoko yibwira. Imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. amen. Haleluya. Amen. 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 Ni ukuri uzi gusoma. Ese Keza, ku ishuri wabaye wa kangahe? Wabaye wa 9. Wabaye wa 9. Mu banyeshuri bangahe? Nandi kubyibuka nago kwibuka kureba kuri birote. Hari ahandi hantu badusomera se cyangwa naho gusa? Naha gusa. None reka tuve muri Bibiliya, sibyo? Katuve muri Bibiliya. Watukoresheje impano yo kuririmba, niyo kuvuga ijambo ry'Imana. Guhanura bwo ntabwo batangira guhanura. Ntabwo byari byaza. Ariko wumva nabyo bishaka. Nutangira guhanura wumva uzajya uhanurira nde? Mwese. Twese uzubwenge yangize ngo uzarobanura. Twese uzaduhanurira impano niza. Yego. None si Keza? Karame. 7 guteranyaho 5 ni kangahe? 7 guteranyaho 5 ni 12. Ni 12. Yego. Naho 7 gukuba 5? 7 gukuba 5 ni 35. Wow. Bravo. Keza, Imana ishimwe pe. Ku ishuri nabwo Icyongereza twakivuganye, n'imibare abenshi irabagora gukuba no guteranya. Mbo turebye gukuba no guteranya, reka nkubaze no gukuramo, sibyo? Yego. 17 gukuramo 9 ni kangahe? 17 gukuramo 9 ni kangahe?
17 gukuramo 9 karindwi. ni 7. Yego. Wibeshyeho gatoya. Ni 8. Ni 8. Yego. None se 24 kugabanya 6 ni kangahe? 24 kugabanya 6 ni kangahe? 24 kugabanya 6 Ni 3. ni 3. Oya, wibeshyeho gato cyane. Ni 4. Ni 4. Yego. Sawa, biri kugenda neza cyane. Juri yaje. Ikibazo. None se Keza, kuko wambwiye ngo ushaka kuzakora ikiganiro ngo ariko mubyara wawe Julienne adahari, no kubera iki? Kwari ukujya gumbasetse. Kwa kugira ngo udusetse byatumye nzinduka nanjye ncunga yagiye gusenga mpita nzoga ngo twikorere, ubundi ikiganiro arakibona cyageze kuri YouTube atabonye ukuntu wabikoze. None se Keza, turi kugana ku musozo, ni ikihe kintu uri kumva wabwira abantu muri make isoje tutakivuze naba nguhemukiye? Ni ikihe? Ntacyo. Ibyo washaka kutugezaho byose wabitugejejeho. Yego. None se Keza, ko nagukunze, nundi nsanzwe ngukunda ariko nagukunze kurushaho nkurikije ukuntu twaganiriye rwose nk'umwana uzi ubwenge. Hari undi mwana twaganiye namubaza icyongereza kikamunanira, ariko ibyongereza byose nakubajije wabishoboye. Ibyo numva rero ndagukunze cyane, ijambo ry'Imana watugejejeho n'indirimbo waturirimbiye. None telefone ya mama wawe uyizi mu mutwe? Yego. Urayizi? Ugiye kuyitanga kugira ngo umuntu cyane nawe ufite telefone? Oya. Kugira ngo umuntu uzashaka kukuvugisha azahamagare mama amuguhe. Akenshi mama ntimuba muri kumwe se? Ngaho ugiye kutubwira nimero ya mama wawe ku buryo uwagukenera azaguhamagare ku ya mama wawe, n'uwashaka kuba yakugurira imbada. Yego. Urayikunda? Yego. N'uwashaka rwose kugurira Keza imbada na bisiki na bombo, nta kibazo rwose yazanyura ku iyi nimero ya mama we agiye kutubwira. Ni 07 078 9. Yego. 3 3 4 470. Yego, nimero ya mama Keza ni 07 8 9 470. Yitwa nde? Nyirabineza Chantal. Yego, ibaruye kuri Nyirabineza Chantal. Keza, turasoje rero, ugiye kudusengera. Urasenga mu cyongereza cyangwa usenga mu kinyarwanda? Turi gusoza Kinyarwanda. Gaho dusengere dusoze, sibyo? Tuzonga dukora ikindi kiganiro, ntabwo iki ari cyo cya nyuma, ni icya mbere, ntabwo ari icya nyuma. Yego. Ngaho dusengere dusoze. Mana yacu, Mana uhimbazwe, uri umukozi w'umuhanga, Mwami dore wadukoresheje ikiganiro neza tukaba tugisojeje amahoro, niyo mpamvu turi gushima izina ryawe. Mwamurinde n'uyu mushyitsi, uzamuha urugendo rwiza azagere niwe amahoro, niyo mpamvu turi gushima izina ryawe, mu izina rya Yesu, amen.